y'Imana nshuti mwese mudukurikiye hano ku muyoboro mugari wa QUEEN-RWANDA, tukaba rero tubahaye ikaze wowe washije kugera hano ku muyoboro mugari wa QUEEN-RWANDA, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda, waba uri hanze y'imbibi z'igihugu cy'u Rwanda, ndetse namwe baturanyi mwese wabasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda, tubahaye ikaze hano ku muyoboro mugari wa QUEEN-RWANDA. Nk'abariyo Queens rero mwifuza kwinjira mu muryango umugari w'abamikazi ba nyabo, mukaba muhawe ikaze. Nta kindi bisaba rero ni ugukanda subscribe, like ndetse na comment, ukaduha igitekerezo cyawe kugira ngo tubashe kubaka umuryango twifuza, umuryango uharanira gutera imbere, umuryango uzira intonganya ndetse n'umwiryane, umuryango uzira igwingira ry'abana ndetse n'imirire mibi. Twubake umuryango uzira abana bacikiriza amashuri kugira ngo twese hamwe dufatanye duhane inama, inyunganizi, ibitekerezo, tubashe kubaka wa muryango twifuza. Rero uyu munsi tugiye kuganira ku kintu kiri kugenda gifata intera cyane, ariko mbere y'uko twinjira mu nsanganyamatsiko yacu y'uyu munsi, mukaba mugiye kuganira nanjye Claudette yambabariye, tukaba tugiye kuganira ku kintu kiri kugenda gifata intera cyane muri iyi minsi, cyane ku rubyiruko, kandi ukabona ko twebwe nk'ababyeyi natwe tubigiramo uruhare cyane. Muri iyi minsi hari ukuntu ababyeyi turi kwihugiraho cyane, turi guhugira mu kazi, gushakisha imibereho. Yego nibyo kandi ni byiza, birakenewe kugira ngo tubashe kugera kuri za nzozi twifuza, tubashe kubaka ya miryango twifuza, ariko hari ikintu tugomba guha umwanya, naho byibuze waba umwanya muto cyane ariko uwo mwanya ukaboneka. Hari ikintu turi gukora kijyanye no kuba kure y'abana. Umubyeyi urabyuka mu gitondo urajya mu kazi cyangwa se urajya mu zindi gahunda zitandukanye, usize umwana mu rugo, wenda arajya ku ishuri cyangwa ari umwana ukiri mutoya cyane urerwa, ugasanga wenda nk'umubyeyi uratashye, ntabwo ubashije gufata umwanya wo kuganiriza umwana, umenye uko yiwe, umenye muvoma z'umunsi wose ukuntu zagenze. Ugasanga ahubwo dufashe umwanya, ubu ugiye kuri telefone, ugeze mu rugo ati ndananiwe, abana mujye gukinira kure cyane ku ruhande, ndananiwe, wenda ntuhise uryama ngo uruhuke kuko nk'uko wabivuga ko unaniwe. Ufashe umwanya ugiye kuri telefone, ubimazeho isaha, amasaha 2, 3, byibuze wakagombye kuba wafata ya minota 30 ubanza ukine n'umwana, umuganirize, umenye situation yuko iri uwo munsi mu rugo. Bizatuma habaho connection hagati y'umubyeyi n'umwana, ku buryo nihagira igihinduka intambwe ku yindi, uzahita umenya ati umwana hari impinduka yagize runaka, ubashe kubitangirira hafi. Ariko nuba uhuze ukamuburira umwanya uhagije, nihagira impinduka ziba ku mwana ntabwo uzabimenya. Hari urugero, hari umubyeyi yari afite umwana w'umukobwa yiga segonderi, umwana akava mu rugo nta kibazo afite, ari umwana rwose ugiye ku ishuri yambaye uniforme, ariko mu gikapu agashyiramo imyenda isanzwe, yarenga karitsiye agahita akuramo uniforme akiyambarira imyenda isanzwe yifitiye ikigare cye. Baje kumufata basigaye banywa ibiyobyabwenge, banywa droge. Umwana w'umukobwa baza kumufunga, niwe baje kuduha ubuhamya atubwira ati njyewe nari ngeze ku rwego rwo kwitera inshinge, nta droge ntafashe, nta kiyobyabwenge batampaye, ati mwibaze kuba nari ngeze ku rugero rwo kwitera inshinge. Uribaza umwana w'umukobwa uri kuri urwo rugero rwo kuba yakoresha ibiyobyabwenge bigeze kuri iyo level, aba ari ikintu gikomeye. Niho turi kugenda dusanga abana bari gukura birera, nta mwanya turi kubaha, ntabwo tuzi inshuti bagendana, ntabwo tuzi umwana yavuye ku ishuri, yatashye mu rugo se, yaciye he, ngo dukurikirane amakuru y'umunsi ku munsi y'abana. Niho turi gusanga abana b'iyi minsi, urubyiruko cyane bari kuvamo abasinzi, nta discipline, kuko uwo yari afite wo kubaha wa mbere ni umubyeyi. Wowe mubyeyi nimba utaramwegereye, akumenye, akwegere, umwereke ko hari discipline agomba nk'umwana,
ni hahandi umwana azakura yumva ko nyine nta muntu yubaha, wowe mubyeyi niwe yari kubaha bwa mbere ariko nawe agufata nk'umuntu usanzwe kuko hari connection utaremye hagati y'umwana wawe nawe. Ntabwo rero umwana ya discipline cya kinyabupfura bwa burere azajya kubwigira hanze. Burya ikintu cya mbere, ishuri rya mbere umwana yiga aryigira mu rugo kwa mama we na papa we. Rero ntabwo uzatirana umwana uvuge ngo wenda umukozi niwe uzamwigisha discipline, abirirwana nabo niwe bazamwigisha discipline, se azayigira ku ishuri. Hari ibintu bipfa mu itangira, uko umwana akura, uko ahinduka, ugasanga hari terime abana bagenda bakoresha mu kuvuga, ariko kuko umubyeyi utabiha agaciro nyine urumva ari ibintu biri aho birasanzwe, ariko uko bikura bigenda bibyara ikintu kinini. Ugasanga dufite abana bafite mbega imico umureba ukagase nk'uyu mwana yarezwe gute, yakuze gute. Ni hahandi umwana uzamwohereza kujya ku ishuri, ntajye ku ishuri, yifatiye mu zindi gahunda ziwe, we aza kujijishe nk'umwana wagiye ku ishuri rwose wishyure minerivare, ugure ibikoresho, ariko mu cyumweru yigemo rimwe cyangwa kabiri. Uwo mwana rero wamaze kwangirika gutyo nta yindi rutangira. Mwibaze kubaka wa muryango ufite abana nk'abo ngabo, ni hahandi hava ba bana bagacikiriza amashuri, ugashiduka umwana wawe yafunzwe, yagendanye mu kigare cy'abana b'abajura kubera iki? Barashaka inzoga, barashaka kwambara umwenda yabonye aha n'aha. Niba yabiburiye kuri wowe umubyeyi azajya kubyishakira. Siwati nimba ari umwana w'umukobwa afite aho bazamwereka ati njyewe mbikura ngaha nawe ngwino tugende tujye kubishaka. Ugasanga umwana yatunze ikintu wowe mubyeyi ntabwo ukizi, ntabwo wagikurikiranye, bituma nyine yumva afite liberite totale yo gukora cya kintu ashaka, cya kintu yifuza. Ibyo rero ugasanga biri kugenda byangiza sosiyete cyane umunsi ku munsi. Ni ikintu kiri kugenda gikura cyane. So nk'ababyeyi rero natwe tugabanye, hari ababyeyi natwe tutari kugira discipline muri twebwe, ugasanga turi kujya mu kabari, ufite umwana wamusize mu rugo uri kujya mu kabari, ugasanga uhuye n'umubyeyi umumama saa sita za nijoro, saa tanu yasize abana mu rugo, utashye yasinze. Rero hari ahantu uca nka karitsiye ugeramo wakumva nk'amagambo umubyeyi ari kuvuga, kwifata ku munwa, kavuga none se uyu mubyeyi nimba ari kuvuga terime runaka, ari kuvuga amagambo nk'aya ngaya, umwana ahetse, umwana bari kumwe we arakura gute? Arakura avuga yahe magambo? Arakura afite ubuhe burere? So nkatwe nk'ababyeyi rero nk'abariyo Queen hari ibintu tugomba guhindura. Ntabwo nzi ubukangurambaga tuzakora, ntabwo nzi campaign runaka tuzakora kugira ngo tubashe kureba icyo twakora, kugira ngo tubashe kujya inama hagati yacu, twubake wa muryango twifuza. Ntabwo abana nibacikiriza amashuri, nihaboneka abasinzi benshi muri iyi minsi turabona, yaba umukobwa yaba umusore, yaba ntabwo tukivuga ngo ubusinzi bwari ubw'abana b'abasore, bwari bw'iki, n'abakobwa b'iyi minsi babiri ugasanga biteye ikibazo gikomeye. Dushobora gutangira ngo ngo ni pourcentage nkeya ntacyo bitwaye, ariko umunsi ku munsi biri kugenda biba ikintu biri kwandura. Niba uyu munsi bari babiri Kigali, ejo baraba batanu, Muhanga habe abandi, Nyanza habe abandi, ugasanga igihugu cyose twagize urubyiruko. Kandi nubwo biri gutangira ku myaka mikuru, wenda tuvuge ngo ni muri 20 kuzamura, abana bari segonderi, ugasanga abana segonderi bafite ikigare, baranywa inzoga, baranywa itabi, nta kintu batinya, ntacyo bikanga. Abayobozi ntawe ukivuga ngo umwana yumve.
none sigira ngo wa mwana wakuze kwa kundi yirera nta gitsure cy'umubyeyi yabonye, turi kwanga guhana umwana ntabwo ari ukumukubita, ntabwo ari iki, ariko uko umukurikirana kuva hasi uko azamuka byubaka wa mwana mu mitekerereze, mu mikorere yiwe, biramwubaka ku buryo abazi iti mfite aya mahame, ngendera kuri ibi ngibi, mama yantoje ibi, papa yantoje ibi ngibi, discipline, nubaha kanaka, nubaha abanduta, nubaha abayobozi banjye. Ariko wa mwana utarahawe ya discipline, utarabwiwe, ntabwo ubwe azavuga ngo njye ubwanjye ngomba kuba uyu nguyu, biragoye. Hari ikindi kintu rero kijya kituranga nk'ababyeyi, kugira impuhwe cyane tukarenza abana, ku buryo umuntu akubwira ikosa ry'umwana ukumva ko afite ibindi ashaka, ngo umwana wanjye ni umwere ararengana, ntabwo icyo yagikora, aho kugira ngo ube wafata ubweti nimba kanaka mbwiki ku mwana wanjye, reka mbikurikirane kuko menye ko icyo kintu ari cyo. Njye hari umubyeyi nzi bakundaga kumubwira ati ariko uzi ko umwana wawe agendera mu kigare cy'abantu banywa itabi? Umubyeyi akenda gukubita ababimubwiye ati ntimukabeshyire umwana wanjye ndamuzi, ntabwo ibyo bintu yabikora. Ati nyamara umwana wawe azashiduka yanyweye itabi, yakoze n'amafuti nk'uko agendera mu kigare gikora amakosa menshi cyane. Umubyeyi akanga kubyumva, akanga kubikurikirana. Rero ababyeyi ntabwo ari uko tugomba kurera, aba ariyo queens, ntabwo icyo kintu aricyo gigomba kuturanga. Uko ukurikirana wa munsi ku munsi ubuzima bw'umwana, uburere bw'umwana, nimba hari amakuru wamenye uyatera utwatsi, okay, wenda wihita ubibwira umwana, banza nawe ukurikirana ayo makuru koko, umenye ati umwana koko agendana n'inshuti zimeze gute. Twige guhitiramo abana inshuti zigendana nawe, umenye ati se ni inshuti nzima, ni inshuti umenya amakuru yose. Nusanga ari inshuti nyine zitari nzima ubweti attention. Nk'ababyeyi rero ndakeka kwiyumvishe, ngiye kugaruka namwe rubyiruko, nimwe bayobozi bacu, nimwe babyeyi b'ejo hazaza. Kuki muri kwiyangiza? Kuki muri kwangiza ubuzima bwanyu? Rero nk'urubyiruko wenda rubasha gukurikira Daily yo QUEEN-RWANDA, nk'ababyeyi icyo tubifuriza ni ukugira ubuzima buzima, mwirinde kujya mu biyobyabwenge. Wenda hari ikiganiro cyihariye kindi tuzakora kijyanye n'imyitwarire y'urubyiruko, cyane cyane abakobwa, wenda ku bijyanye n'ubusambanyi n'iki, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko uyu munsi nashatse kugaruka ku kintu kijyanye n'imyitwarire, na cyane cyane gukoresha inzoga, ibiyobyabwenge, ku discipline runaka y'ubuzima busanzwe. Ariko nkamwe rubyiruko, icyo tubifuzaho ni ukuba urubyiruko ruboneye igihugu, ahubwo aho kugira ngo mufate wa mwanya mujye mu bintu bidafite akamaro, ni mufate umwanya se twige umuco w'abanyarwanda, twige ibikorwa, imyifatire iboneye y'urubyiruko, kugira ngo ejo bundi tuzagire wa muryango muzima twifuza. Dutekereze kure cyane, dutekereze gutera imbere, dutekereze kubaka ubuzima kugira ngo twese tuzafatishije hamwe, tuzakomeze kunganirana, guhana inama, ibitekerezo muri kwa kubaka umuryango twifuza. Akenshi uburere bw'abana tubifata nk'aho ari igikorwa cy'umubyeyi w'umugore cyangwa se umumama, ariko mw'abapapa mwe rero namwe reka tubagarukeho. Hari ibyo muri guharira ababyeyi b'abagore, namwe ntimubishyiremo imbaraga cyane, kandi umwana yatana gatoya burya ngo yitwa uw'umugore, kandi nawe hari ibyo wagiramo uruhare, hari igitsure cyawe gikenewe ku mwana,
ntago amafaranga mu by'ukuri ni meza pe, murayashaka turayakunda, ariko hari icyo dukwiye gufatanya kugira ngo nk'umuryango duhurize hamwe. Namwe rero bapapa turabakeneye kuri discipline y'abana, ku burere bw'abana. Ntabwo umwana ari minerivare gusa, ari ibikoresho by'ishuri cyangwa se kurya no kubaho mu buzima bwa buri munsi, nabyo birakenewe, ni byiza pe, ariko mugerageze wa mwanya uboneka mutoya, naho yaba iminota 30, buri kumwe n'umuryango, buri kumwe n'abana, umenya amakuru yose, ukurikirana ubuzima umunsi ku munsi bw'umwana. Reka ntitubiharire ababyeyi b'abamama, kuko nabo burya hari byinshi bahugiramo ntabashe gukurikirana amakuru y'umunsi ku munsi y'umwana. Namwe rwose mubidufashemo, dukurikirane bwa burere, kandi bizagera ku kintu gifatika kandi bizabyara umusaruro. Ikindi cyane cyane namwe babyeyi, bagore bagenzi banjye, hari imico n'imyifatire turi kugenda tuvanga bigatuma na wa mwana hari uko abaho ugasanga biracagase. Hari pariti imwe ari kubonaho uburere, ugasanga ahandi ntabwo bigenda neza. Ugasanga hari ababyeyi natwe b'abamama dusigaye twawe no kwinywera inzoga, twawe no kwigira mu birori. Ugasanga wabuze umwanya wo kwita ku mwana, ariko ugasanga ntabwo wabura umwanya wo gusohokana n'abashuti bawe, ntabwo wabura umwanya wo kujya muri bridal shower, baby shower, mariage. Ugasanga iminsi yose iri occupé, kabase iminsi yose wenda ndi busy, ndananiwe, mvuye ku kazi, ndi mu kazi, ariko hagira ukubwira ati tuzajya ku mazi kunywa, kuryoshya, uwo mwanya ukawubona. So ntabwo rero ibi bintu bidukwiriye, wa mwanya ahubwo twawugabanya wo kujya muri bya birori byacu, tugasiga umwanya uhagije wo kwita ku bana, kuko abana bacu niwo musaruro wacu, nibwo buzima bwacu. Nk'abariyo queen, ntabwo bikwiye ko umwana akura yireze. Nitwe tugomba gutanga uburere, bagire uburere bagenderaho, bagire discipline, bagire ubupfura. Niko ababyeyi bacu bajyaga batwita ati uriya mwana afite ubupfura, afite ikinyabupfura. Natwe dukwiye kugira abana, buri wese ari akavuga ati uyu mwana rwose pe yahawe uburere, yahawe ubupfura. Ntabwo tugomba gutwarwa no gukora amafaranga ngo arute bwa buzima bw'abana bacu, ngo tuzibuke kuba twagira icyo dukora tubona byararenze ihaniro, ahubwo dukurikirane ubuzima bw'umwana kuva akiri uruhinja, nk'uko dusigasira rwa ruhinja rukiri urusoro mu nda yacu, nanavuka uko dukomeza kumwitaho, dukurikirana ubuzima bwe bwa buri munsi. Yarwaye tugahangayika tukavuza, duhangayike turebana bwa buzima umwana akuramo umunsi ku munsi. Twese umwana wanjye ari gukura yitwara gute, imico n'imyifatire ye ese irakwiye, cyangwa se uwamubona yagaya ya mico ya wa mwana wawe. Nk'abariyo queens rero ntabwo bikwiye ko tugira abana umuntu avuga ati uriya mwana n'uwakanaka, n'ubundi nta burere, nta kinyabupfura, ati na nyina cyangwa se n'ababyeyi be ntabyo bafite, niwe urajya kubigira. Ntabwo rero icyo kintu ari cyiza, ntabwo gikwiye. Nitwe tugomba kugira uruhare, tugahindura byinshi, tukagaragaza uko tugomba kubaka wa muryango twifuza, tukagaragaza icyo dukeneye guhindura. Kuko nitutabigaragaza nk'abariyo queens, umuntu azumva ko nyine uko yareze umwana we ari uko yakwangirika, yakitwara uko ashaka, nyine avuge ko ari uburenganzira bwe. Nyamara hari uburenganzira umwana yego akeneye ahabwa, ariko tureke kwitiranya uburenganzira n'uburere. Hari uburenganzira hakaba n'uburere, dukwiye kwiga kubitandukanya. Uburenganzira ni uko utazamuhohotera wenda ngo we wamukorera ikintu kibi kandi wenda nta kosa afite,
numubuza kujya kwiga, nutajya kumuvuza yarwaye, numuburira ibikoresho by'ibanze, ubwo burenganzira bwe uraba wabumwimye. Ariko numushyiraho igitsure, ukamushyiraho discipline, ukamubwira ati umwana agomba kwitwara gutya, agomba kubaho gutya, ntabwo ibyo uzaboneza uburenganzira bwiwe. Rero twese turahari guhana inama, inyunganizi, ibitekerezo, kugira ngo twese dushyire hamwe turere babana, twubake wa muryango twifuza, duharanire gutera imbere ntitubisige, kuko twese buri wese aba ashaka gutera intambwe, agire aho ava, agire n'aho agera. Ariko mu gutera intambwe, bwa burere bw'abana bacu nabwo ntituzabusige inyuma. Umwanzuro wacu rero nk'abariyo Queens, tujye duhurira hano umunsi ku munsi. Ibitekerezo, inyunganizi zanyu zirakenewe kugira ngo twubake wa muryango twifuza kandi duharanire gutera imbere umunsi ku munsi. Murakoze rero, Imana ikomeze ibandindire. Mwari kumwe nanjye Claudette Yambabariye. Ndabakunda cyane, namwe rero munyereke urukundo, mukanda subscribe, like ndetse mutange n'ibitekerezo byanyu kuko birakenewe. Ciao ciao, Uwiteka abarinde.